Jihad wakiriye gute ukuntu wakiriwe n'abafana ba APR? Byakiriye neza mu by'ukuri, ni ibintu bishimishije, ni ikigaragaza ko bari bafitiye urukundo. Mu by'ukuri ndabashimira kandi ndashimira n'Imana cyane. None rwibutso zahorana ku bafana b'ikipe ya APR na ikipe ya APR muri rusange. Ngiye kuvuga inzibutso ni nyinshi cyane muri APR, nagira ibihe byiza mu by'ukuri, ntabwo navuga ikintu kimwe, nagira ibihe byiza byinshi. Umaze imyaka 3 bikana mu ikipe ya APR, niki kintu ubona uvuga ute hari byo nabakoreye byinshi birahari? Yego, ibyo wibuka cyane ni biki? Ni byinshi, twatsinze match nyinshi, dutsindwa match nyinshi, twarabaranye turishimana, ariko ntekereza ko ibihe byinshi twarishimye. Ntabwo navuga ngo igihe runaka, ariko mu by'ukuri twarafatanyije nka equipe, turafashanya. Ibihe byari byiza, nibyo byari byinshi kurusha ibihe byari bibi. Niki utazibagirwa muri APR? Nibyo nkubwira, ntabwo nakubwira ngo ikintu nazibagirwa ngo ni iki ngiki, ngo ni iki ngiki. Mu by'ukuri nzahora nibuka ibintu byiza byinshi. Uzakumbura iki mu Rwanda? Uru rukundo narwo nzarukumbura cyane. Match ya nyuma utsinze Rayon Sport, ni ibyishimo birenze ibyo Jihad yari yiteze. Mu by'ukuri nari nasenze Imana cyane kuko yari match yanjye ya nyuma. Nasabye Imana nubwo ntatsinda igitego, ariko mu by'ukuri ndangize neza, nsinze match kandi Imana yansubije, ndayishimira cyane. Mu by'ukuri tuzavugana n'amasaha nzababwira nyuma.